Njye mumeze neza. Hi guys, wowe utarakanda subscribe kuri Kemboji kanda subscribe. Ubu muri aka kanya ngiye kukwereka uburyo wakoresha free internet y'ubuntu kandi nta kiguzi rwose, nta mega ufite. Ubu njye nta mega mfiteho, ariko ubu ngubu tugiye gukoresha free internet, nawe wirebera uburyo biba byifashe. Sibyo, turaza ujye muri Play Store yawe, paka uba ufitemo simukadi ya Tigo, uze muri research, usacingemo TRM5 usacinge. So urimo urayibona ko ari iyi ngiyi TRM5, njye ndayifite. Ngiye kubera ko nyifite ndaje ndangiza ngende, ubundi niturangiza tuyikoreshe turebe wagwane. Sibyo, dore ngiyi turaza turebe wagwane. Tandukane no kugura mega mani, wowe uhora ugura mega kuri interineti z'ubuntu, koresha free interineti y'ubuntu. Wowe uraza numara kuza urakora ahangaha, uze usacinge hano hejuru wandikemo Rwanda, usacingemo Rwanda, uhita ushyiramo iyi ya kabiri, ushyiremo iyi ngiyi ya kabiri, nurangiza uhita ukora sitati. Wabibonye nta mega mfiteho, dore agafunguzo ngaka hejuru, nta mega mfiteho. Ubu ngubu right now tutangiye gukoresha free internet y'ubuntu. Ubu se mwabyemera tukareba ko koko bikora? Urugero, reka tujye kuri Facebook, kuri YouTube biragenda byirukanka, free internet rwose biba ari ubwijyane do. Kandi subscribe niba ubonye nkukubise umuzigo wa danje. Dore ngizi ibintu byose biragaragara, ntago bitegwa. Dore ngiyi rwose ntago bitegwa rwose, irirukanka, iri free internet yirukanka pe, nta kintu wayishinja. Do reba irirukanka rwose, ushaka kureba wanareba, nyine nuko nanze ko iba ndende kuri YouTube. Sibyo, irengo